make uburere ntago butangwa mu buryo bwuzuye kubera ko hari ubumenyi bw'ibanze buba bukenewe kugira ngo umuntu abe yarera. Rero ntago biri ku rwego rushimishe ku buryo twakicara ngo dutuze tuvuge ngo ubutangwa ku buryo bwuzuye. Muri ino nkuru hari aho uno mubyeyi papa wa Moses yagiye agaragaza ko bamuhaye uburere, yewe ngo ni nawe wamwibatirije. Yego, ashimangira ko rwose ntako batagize. Ati uko biri kose ikigare yagiyemo amaze kuva mu rugo ngo byatangiye akiva mu rugo hahandi batari bakimugenga. Ibi ngibi kujya tunabigarukaho cyane, nashatse ko tuza kubiganiraho nawe ngira ngo uko biri kose uri inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bukoresha imirimo ngiro ibizwi nka occupational therapy. Uko biri kose n'igice cyo kurera nacyo kizamo. Ndibaza kuba uno mubyeyi ari kugaragaza ko ntako batagize bamuhaye uburere bikaza guhinduka ari uko avuye mu rugo, nta kintu wumvamo? Aho ngaho ndacyumvamo gikomeye cyane kubera ko mu gihe wari uri gusoma iyo nkuru nanjye nagize aho ngaho ndanakandika. Hari naho yageze aravuga ngo ntago nari nzi ko biri mu mutima we, ntago yari azi ko urwo rwango yagaragaje nibyo yagaragaje. Wenda inzego zibishinzwe ziracyabikurikirana ngo zirebe nimba koko biriya bintu bimuhama, ariko ibyagaragaye nyine ku mbuga nkoranyambaga zifite aho zihuriye nawe nibyo byagaragajwe yuko yatangaje ariya magambo. Rero kuba yari afite urwo rwango bijyanirana n'ubwo burere yagize, ngo ntago nari nzi ko bimuri mu mutima. Bivuze iki? Bihuye na bya bindi yavuze ngo ubwo yasobanuye ko atarazi ibiri mu mutima we, kuko hari ibyo yamushyiraga mu mutima we, hari uko we yamureraga, hari uburyo we yamureraga. Aho ngaho rero nanjye nahumvishije numva niho ababyeyi benshi bafite ikibazo mu bijyanye no gutanga uburere. Ababyeyi benshi batanga uburere mu buryo bwo kuvuga ngo ni inzira imwe, kandi ubundi uburere nyabwo bugomba kuba ari inzira ebyiri. Umwana ndamuganiriza nawe ambwire ibyo atekereza. Kuwa 12 Mata 2025 Moses yaratunguranye cyane atangaza amagambo yibasira umukuru w'igihugu, ndetse agaragaza ko atigeze yiyumvamo inkotanyi zabuhoye igihugu. Yavuze ko kandi ese yakubiswe ikiboko ubwo yari yagiye kumusura aho yari afungiye. Umubyeyi wa Moses ni umushumba ubusanzwe mu itorero rya ADEPR uri mu kiruhuko nyine kizabukuru. Nsabimana birumvikana nyine umubyeyi wa Moses yavuze ko nta hohoterwa yakorewe. Ati mbere yuko mvuga akwihohoterwa ndagira ngo mbabwire yuko umubyeyi aryama uko ashaka ariko ntabyara uko ashaka. Uwo mwana mu burere twamuhaye hamwe n'abandi bana bavukana mu muryango wacu ntabwo harimo kwanga, nta vangura riba mu muryango wacu ku buryo twari kumutoza iyo mico. Nsabimana yavuze ko Moses yabyirutse nk'abandi bana. Ahantu naho hakurikire neza. Yego. Tubije ko kuba umuhungu we yaratangaje ko atamwiyumvamo, ahanini bishobora kuba byaratewe n'uburyo yagiye amuhana nk'umubyeyi. Ati ninzika ntabwo nari nzi ko biri mu mutima we. Hari inkuru ngira ngo ni mu minsi mike tuvuye mu gihe cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi. Yego. Mu 1994. Ingingo ngiye kugusangizwa yayivuze nyine mu gihe cyo kwibuka. Nyuma yaho gato icyumweru cyenda kurangira niho yavuze amagambo akanga benshi. Wenda reka banze ngusomera inkuru. Ni inkuru iri ku kinyamakuru cy'inyarwanda. Ngira ngo urubyiruko rwagarutsweho cyane. Ni bande bacitswe bavuga ibyo batagombaga kuvuga, ni bande
ubwo ngise gucikwa kuko niyo mpamvu bakunze gutangaza ni bande wenda bafashe wenda byagombaga kudakorwa bakabikora mu gihe mu cyumweru cyahariwe kwibuka ugasanga nyine urubyiruko rwaragonzwe cyane ugereranyije n'abandi. Ndumva turi buze kubyifashishamo tugiye kuganira ku ngingo y'uburere parenting, kurera. Urubyiruko rw'iki gihe rwaba ruri kurerwa neza? Ngira ngo dukurikiza ubumenyi twakuye mu mashuri, ibyo tubona, ibyo twasomye, turaza kurebera hamwe muri ayo madarubindi y'ubumenyi bw'imitekerereze. Yego. Turebe se urubyiruko rwaba ruri kurerwa neza muri ino minsi cyangwa byaratanye? Icyo ngiye gusorezaho ni cya kinini igeze kukubwira turi buze kugarukaho cyo twatangiye dufatiraho urugero Moses. Moses twavuze ko twabonye ko bya bindi ubuza umwana atamenya impamvu uri kubimubuza abibika kugeza igihe azabigaragariza abonye uburyo. Ari nabyo byabaye kuri Moses. Turabiha urugero nko kugira ngo ababyeyi banamenye n'impamvu y'ibyo bintu, ari nabyo dukeka ko sibyo, ari nabyo dukeka ko byabayeho. Hello Rwanda, hello bakunzi bacu, ndizera ko mumeze neza, ndabasuhuje kandi mbahaye kaze n'ikiganiro Psychology for Better Life nk'ibisanzwe. Ko mubizi ndi Muhire psychologist, uno munsi nagarutse muri ubu buryo ariko ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umujene tugiye kuganira. Wenda reka mvuga izina rimwe araza kutwibwira, ariko ngira ngo hari ibiganiro bimwe na bimwe twagiye tubana kuri M250 TV tutarazanamo impinduka, ariko nanone turacyari kumwe cyane, tugiye kuganira kandi tuzakomeza tuganire. Emmanuel, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Ni amahoro? Ni amahoro. Iri zuba ryo mwitumbura ribona ute? Iri zuba ryo rigenda rihindurana n'imvura, ntacyo biba bitwaye, biba ari byiza cyane. Yego. Iri ryo ry'i Kigali wagira ngo ni iry'impeshyi? Kigali ho muhora muri ku bushyuhe bwinshi cyane. Aryo ubu ntago kibarizwa muri Kigali? Nge ntago nkibarizwa muri Kigali cyane ko nyine n'igihugu kiba kiri kugenda gitera imbere, ahantu hose hasigaye ari mu mujyi. Ariko buriya ku bantu biturira kure y'umujyi bakazamo rimwe na rimwe buriya ngo birabafasha. Abantu bikundira ubuzima bumeze gutyo. Biba ari byiza cyane, kubera ko iyo uva ahantu hamwe uza ahandi hari ibyo ugenda uhakura, uba ugomba guhindurana miliya ubu n'abarimo. Rwose usanga hari abantu bavuga bati nge nzajya nirarira mu ntara nkorere muri Kigali. Muri iyi minsi niko bimeze. Usanga rwose avuga ati naba mfite imodoka ntaba ntayifite, ngomba kwitahira mu ntara. Hari ababa mu nkengero za Kigali, mu nkengero za Kigali za Ruyenzi, abantu bamaze kuba benshi cyane, bamaze kuba benshi mu mujyi. Ibibanza biri kugenda bizamuka hariya kubera iki? Kubera ko abantu benshi bari kujya kwiturirayo. Ni byiza kubera ko nyine iyo hari kwaguka umujyi nyine uba ugomba kugira indi mijyi iwunganira kugira ngo ibintu bibe byagenda neza. Umeze neza ariko? Meze neza, nta kibazo rwose. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Murakoze cyane, iki kiganiro gifite izina ryiza. Yego. Tugenekereje ni psychology cyangwa se siyanse y'imitekerereze ya muntu mu kugira ubuzima bwiza cyane. Iyo urebye logique yacyo nuko ibimeze. Tuguhaye ikaze, ariko unashatse wanaba n'umusangwa tukajya duhora twiganirira rwose cyane ko buriya dukunda ubumenyi. Nta kibazo, murakoze cyane, ndishimye nanjye kuba munyakiriye hano kuri iki gitangazamakuru cyanyu M250 TV. Ndumva n'ubwa kabiri nkijeho, nk'uko binsabye ntacyo bitwaye. Icya mbere buriya iyo uko umuntu asangiza abandi ibyo yiyumvamo cyangwa se ubumenyi afite biba byiza cyane, nawe ahubwo agenda yaguka. Ese narakubwiye ko burya twashyizemo impinduka, ngubu
ubumenyi bujyanye n'imitekerereze, abakunzi b'ubumenyi muri rusange. Ubu ngubu ibiganiro byinshi bazajya babisanga kuri Muhire Psychologist. Okay. Ibyo nta kibazo rwose. 250 TV nayo irahari, ariko yo iri gutambutswaho ubumenyi bukinitse, ibiganiro bikinitse mu buryo bw'amashusho. Ubwo ni filime? Filime cyangwa se inkuru babyita ngo filime mbarankuru, mu buryo busa nkaho burimo kwidagadura ariko no kwiga. Ni ku byifuzo by'abakunzi bacu, ariko nanone turavuga tuti n'ubundi ibiganiro nabyo ubwabyo, kubera ko buri ikiganiro kiba gitandukanye na filime. Ikiganiro mu bijya mu mizi, mu gihe filime ari uburyo busa nkaho bw'incamake ushobora gutangamo rwose ubumenyi bwajya nko mu gitabo, kugira ngo ujye ubibona ko hari ibitabo byinshi bigaruka kuri filime cyangwa se filime zigaruka ku bitabo. Usanga bakoze filime ku gitabo cya paje nka 500. Bibaho cyane, kubera ko buriya of course n'ubundi na filime baba bakinye nayo buri ubwayo bari igitabo, nk'uko wari ubivuze. Hari uko igitabo kiba cyaranditse noneho bakagishyira mu mukino, noneho cyangwa se umuntu akaba yakora filime, undi nawe akazandikaho igitabo kuri iyo filime yandikitse. Muri make ni uko nk'uko biba bimeze. Ibitabo byo ni byinshi, ubumenyi buva mu bitabo, kuko ubumenyi nta handi hantu buba mu mitwe y'abantu. Noneho kugira ngo wowe nk'umuntu iyo uhari uba uhari, ariko iyo ugiye se bwa bumenyi wari ufite busigara he. Niyo mpamvu rero hariho ibitabo, ni naho dukura ubumenyi. Yego. Ntabwo ndi butinde, abakunzi bacu baraza kunyihanganira. Akagripe kari ukuntu gari gushaka kunyinjirira, nubwo nako ndi kukarwanya. Ariko Emmanuel, wenda nakwise Emmanuel, ariko nkuziho nk'umukunzi w'ubumenyi, nkuzi nk'umuntu usoma. Ni nayo mpamvu abakunzi bacu bazajya bakubona kenshi, wenda ku ngingo zimwe na zimwe ngira ngo tujya tuganira ku biri kuba kuri ibitekerezo by'abahanga mu kudufasha kugira ubuzima bwiza, birumvikana. Tuzajya tubana cyane. Ariko se uretse kuba Emmanuel ari umukunzi w'ubumenyi akunda gusoma, ubundi Emmanuel ni muntu ki? Muri make ngiye amazina yanjye ni Bigirimana Emmanuel. Ndi umusore, ntabwo naye nitwa papa runaka cyangwa se ngo, ariko muri make ndi umusore. Nk'uko wari ubivuze, nkunda ibintu bijyanye no kumenya ubumenyi mu buryo butandukanye. Hari iyo byakunze ko umwanya uboneka, usibye yuko unashakwa, umuntu aricara akaba yasoma nk'ibintu kuri interinete, agasoma igitabo. Ariko iyo bidahari muri uburyo bwo kubisoma, iyo umwanya ari mukeya, umuntu yifashisha no mu buryo bw'amashusho. Hari ibitabo ba prodinga nko kuri za YouTube, ukaba wagenda ukagisoka, ubwo si ni ukugisoma mu buryo bwo kucyumva. Birafasha cyane. Nkunda ubumenyi muri make, ni uko nguko bimeze. Yego, natwe dukunda abantu bakunda ubumenyi. Ngira ngo kuri uno muyoboro Muhire Psychologist, nge ndi Muhire nk'ibisanzwe, n'ubundi ndi Muhire Psychologist. Tujya tubana mu biganiro byitandukanye, ngira ngo abakunzi bacu bamaze kubimenyera. Emmanuel tuzajya tubana cyane, kubera ko ubwo bumenyi nkeka ko tubukoresheje bwadufasha cyane mu kugera ku bintu bigiye bitandukanye. Better life. So natinze cyane, ubwo nari mbanje kuguha ikaze mu buryo burimo protokole nyinshi. Ariko ngira ngo ubutaha tuzajya tuza twahuranya, twinjira mu byo tugomba kuvuga tudatinze cyane. Ngira ngo abakunzi bacu bakadasohoka bahorana natwe. Ntabwo abazajya bakenera kumenya byimbitse, tuzajya tubaha uburyo bwo kukumenya, ariko tuzajya tubana. Sasa muri ino minsi hari ibigenda biba hirya no hino. Ngira ngo biroroshye kubimenya kubera imbuga nkoranyambaga.
biroroshye muri iyi nkoranyambaga rwose niwo nimba ari n'icyo nakwita igitangazamakuru bwacyo cyihariye muri rusange gikuru cyane ahari byazamo deba cyangwa se ibiganiro mpaka, ariko uko biri kose imbuga nkoranyambaga zikwirakwiza amakuru mu buryo bwihuse cyane, nubwo wenda buba buvangavanze amakuru ya nyayo n'atari ya nyayo. ngira ngo muri ino minsi itambutse ubu tuvugana, ariko nta nibagiwe kukwifuriza Pasika nziza turi tariki 20 nibwo dufashe ino video, turi kuri Pasika nziza kuri twese, ngira ngo niko basubiza n'abakozi bacu. Pasika nziza kuba yizihiza abantu bose ntabwo tuyizihiza, ariko buriya buri kintu, nubwo nge ntekereza ko nagiye mbona nka Idrifiti, ugasanga hari abakristo nabo bari kwishimira umunsi abisilamu baba bagize. Akenshi mu gihugu cyacu ho biri n'amahire, ubona ko abakristo n'abisilamu hari ukuntu bahuza uburyo rwose umukristo ashobora kujya gufasha kwizihiza umuyisilamu umunsi mukuru. Birahari kuri Noheli, ugasanga famiye wenda z'abakristo zasuwe na famiye z'abayisilamu. Mu Rwanda biratekanye, barabigerageza cyane. So Pasika nziza rero kuba dukurikiye cyane, nubwo wenda mushobora kuzakurikira ikiganiro yarangiye, ariko uko biri kose igihe muzakibonera itari kera, muzumve ko twabifurije Pasika nziza abayizihiza nk'uko nyine twabivugaga. So Emmanuel rero hari inkuru ngira ngo mbanze nse nk'ugucira ku mayange, ngira ngo bumwe mu buryo dukunze gukoresha hano, tureba ibiri kuba tukareba ubundi ubumenyi siyansi bivuga iki. Ese kuri kundi kuba kwisha inyuma y'ibiba tudafiteho amakuru ariko twakayagize. Yego, muri ino minsi hari igihe ikintu kibukagira ngo ijuru riraguye cyangwa se ni ikintu kibaye bwa mbere cyangwa se kitagombaga kuba. Yego, haba hari impamvu rero zishingiye kuri siyanse, yaba y'imitekerereze niyo dukunda kugenderaho cyangwa se izindi isobanura nanone icyo kintu kiba cyabaye. Hari inkuru ngira ngo ni mu minsi mike tuvuye mu gihe cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi. Yego, mu 1994, ngira ngo urubyiruko rwagarutsweho cyane. Ni bande bacitswe bavuga ibyo batagombaga kuvuga, ni bande ubwo ngise gucikwa kuko niyo mpamvu bakunze gutangaza, ni bande wenda bafashe wenda byagombaga kudakorwa bakabikora mu gihe mu cyumweru cyahariwe kwibuka. Ugasanga nyine urubyiruko rwaragonzwe cyane ugereranyije n'abandi. So wenda turaza gufatamo urugero rumwe, ntabwo icyari kigambiriwe ari uko wenda biba bihuye n'iyo minsi n'uko byabaye muri icyo gihe byarahureranye. Ego, nta nubwo twavuga ko byahuriranye, uko wabivuze ingingo ngiye kugusangiza yayivuze nyine mu gihe cyo kwibuka. Nyuma yaho gato icyumweru cyenda kurangira niho yavuze amagambo akanga benshi. Wenda reka mbanze ngusomera inkuru, ni inkuru iri ku kinyamakuru cy'inyarwanda, uraza kumva nawe ubundi ndumva turi buze kubyifashishamo. Tugiye kuganira ku ngingo y'uburere, parenting, kurera. Urubyiruko rw'iki gihe rwaba ruri kurerwa neza? Ngira ngo dukurikiza ubumenyi twakuye mu mashuri, ibyo tubona, ibyo twasomye, turaza kurebera hamwe muri ayo madarubindi y'ubumenyi bw'imitekerereze. Yego, turebe se urubyiruko rwaba ruri kurerwa neza muri ino minsi cyangwa byaratanye. Sasa inkuru iravuga ngo, umutwe wayo uravuga ngo narafunzwe ariko sinahohotewe. Umubyeyi wa Moses wa Motion niko yatangaje. Yego, hanyuma Nsabimana Aniseti
umubyeyi wa Turahirwa Moses wamenyekanye cyane mu guhanga imideri binyuze mu nzu ye y'ikimenya bose ya Motion, yatangaje ko yamaze amezi 4 afunze ariko ko atigeze ahohoterwa nk'uko umuhungu we yabitangaje. Amushinja gukoresha ibiyobyabwenge byatumye yibagirwa neza yagiriwe. Kuwa 12 Mata 2025 urumva haburaga umunsi umwe ng'icyumweru cyo kwibuka kirangire, Moses yaratunguranye cyane atangaza amagambo yibasira umukuru w'igihugu ndetse agaragaza ko atigeze yiyumvamo inkotanyi zabohoye igihugu. Yavuze ko kandi ese yakubiswe ikiboko ubwo yari yagiye kumusura aho yari afungiye. Yanavuze ko kandi yanavuze ku kuntu yasutse amarira ubwo yamenyaga ko umukuru w'igihugu azambara imyambaro yahanze. Umubyeyi wa Moses ni umushumba ubusanzwe mu itorero rya ADEPR uri mu kiruhuko nyine cy'izabukuru, ndetse yumvikanisha ko ibyo umuhungu we yakoze bihabanye n'indangagaciro z'ibyo yamutoje. Hanyuma Pasiteri Nsabimana birumvikana nyine umubyeyi wa Moses yavuze ko nta hohoterwa yakorewe. Ati mbere yuko mvuga akwihohoterwa ndagira ngo mbabwire yuko umubyeyi aryama uko ashaka ariko ntabyara uko ashaka. Uwo mwana mu burere twamuhaye hamwe n'abandi bana bavukana mu muryango wacu ntabwo harimo kwanga, nta vangura riba mu muryango wacu ku buryo twari kumutoza iyo mico. Yavuze ko kandi ibyo Moses yanditse avuga ko nahohotewe igihe nari ipfunze gufungwa koko byarabaye mu 1999. Ni muri bya bihe n'umuntu kwanga gusa yatungaga urutoki bakagufata, ariko ubuyobozi bumaze gushishoza basanga ko ibyo bandegaga atari byo. Hanyuma mu bushobozi bw'inzego zari icyo gihe bafata icyemezo cyo kundekura ndataha. Uyu mubyeyi, inkuru ikomeza ivuga ko uyu mubyeyi yibuka ko ubwo yari afunzwe yasuwe n'umugore we ndetse n'abana babo b'abakobwa bakurikirana kandi bamusuye mu bihe bitandukanye. Atekereza ko ibyo Moses yanditse bishobora kuba ari amakuru yahawe na bashiki be bamubwira ko babona mu gihe cyo gusura bahabwa iminota mikeya, ko hari n'igihe umuntu yinjira mu gihome ataganiriye n'abaje kumusura. Yavuze ko kandi ibyo Moses yatangaje by'uko yahohotewe n'inkotanyi bakamukubita cyangwa se bakamukubita yaje kumusura, yaje kunsura, ubwo niko yavuze. Ibyo nta byabayeho. Ati nta hohoterwa nzi, ahubwo nge nishimira ko mu bushobozi ndabona hano baranditse nabi ngo kw'inzego cyangwa se ubwo bw'inzego zariho babonye akarengane kanjye bagafata icyemezo cyo kundekura bitanatinze. Ibyo rero avuga ni ibinyoma rwose, naho ntaho bihuriye n'ukuri. Nta hohoterwa ry'inkotanyi twagiriwe kugeza n'ubu ntaryo tubona. Uyu mubyeyi yavuze ko ari we wabatije umuhungu we. Agira ngo hano uze kuwumva neza. Ubwo yari akiri mu nshingano nka pasiteri, yavuze ko umuhungu we mu bihe bitandukanye yagiye atangaza ibintu by'ibinyoma, birimo nk'aho yavuze ko ari umugore, mbese yinjiye mu butinganyi. Yasobanuye ko Moses yize amashuri ye i Huye ndetse akomereza mu Butaliyani kandi ko byose abikesha amahirwe igihugu cyamuhaye. Pasiteri Nsabimana yavuze ko aherukana n'umuhungu we igihe kinini nk'umwana mu rugo. Avuga ko hari igihe batamenye aho ari ndetse ko mu bucuruzi bwe akorera ahantu henshi hatandukanye kuko nta nzu ye bwite afite. Yavuze ko
twababajwe cyane n'ibyo Moses yatangaje. Atekereza ko ibyo Moses yakoze abivana mu bantu bagiye babana mu bihe bitandukanye, yaba mu rubyiruko cyangwa se bikaba ari ibimuza mu mutwe bitewe n'ibiyobyabwenge. aha ngaha uhumve neza cyane. Ati bishobora guterwa no kuba wenda yaranyweye ibiyobyabwenge. Ubwo rero iyo umuntu akigaragaza imbere y'abantu ariko we yiyumvamo ko ari mu yindi si. Hanyuma inkuru ikomeza ivuga ngo kuki Moses yateye umugongo abamufashije. Pasiteri Nsabimana yavuze ko yabanye igihe kinini na Moses ubwo yigaga mu mashuri abanza, ariko no mu mashuri yisumbuye barahuraga ubwo yabaga ari mu biruhuko. Ubwo ni kumwe nyine abana bajya kwiga akazaza mu biruhuko. Yego. Hanyuma rero agasobanura ko kuva yatangira kwikorera no kwiga mu mashuri nka kaminuza no kugera mu mahanga, ntabwo twongeye guhura nk'umuryango ku buryo twamuha uburere. Ubwo nibyo yari arimo agenda asobanura. Hanyuma inkuru ikomeza ivuga ngo atekereza ko rero umuhungu we imico yadukanye yayikuye mu bo yagiye ahura nabo hirya no hino. Ati ntekereza iyo yagiye, ntekereza ko harimo ereri yo kwandika, ntekereza ko iyo yagiye yiga aho yirirwa n'abo bahura nabo yaba yaragiye mu kigare ari nacyo cyatumye anywa ibiyobyabwenge, akaba ari byo bimutera iriya myifatire imeze kuriya. Yego. Hanyuma inkuru ikomeza ivuga ngo reka tuyirangize wenda kugira ngo abantu banumve wenda byinshi kuri ino nkuru. Nsabimana yavuze ko Moses yabyirutse nk'abandi bana. Aha hantu naho hakurikire neza. Yego. Kandi yaririmbaga no muri korali. Avuga ko yari umwana w'intangarugero ku buryo banabonye ko igihe kigeza naho harimo ereri yo kwandika, banabonye ko igihe kigeze kugira ngo abatizwe. Agashimangira ko impano ye yo kudoda yayikuranye, kuko ari nawe wahitagamo imyenda yo kwambara cyane cyane mu minsi mikuru y'umuryango. Uyu mubyeyi yavuze ko umwana we yahindutse ubwo yari ari atakibana n'umuryango we. Ahantu hazirikane cyane ndaza kuhakubwira. Yego. Ngo yahindutse atakibana n'umuryango we. Ngo kandi ko ibyo yakoze cyangwa se yanditse ari we ugomba kubibazwa ku giti cye. Muri iki kiganiro yashimangiye ko umuhungu we atigeze amusaba ubwo yari afungiye i Cyangugu. Ati kereka niba ari ukubyibagirwa, ariko Moses ntabwo yigeze ansura. Ntabyo nzi, niko ari kugenda avuga. Aho ngaho rero yarabeshye. Ubwo bivuze ngo ibyo yavuze ko umubyeyi we yahohotewe, umubyeyi we yararimo ahakana ko byabayeho, ko bitabayeho. Yego. Yanashimangiye ko atigeze akubitwa ikiboko. Ati oya, nta byabayeho rwose. Aha naho yarabeshye rwose, aho naho yaramunyomoje. Pasiteri Nsabimana yavuze ko hari umuntu yahishe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, nk'uko umuntu we yabivuze. Arinzaho ko atari umurinzi w'igihango nk'uko Moses yabyanditse. Ngo mu nyandiko za Moses we yavugaga ko ari n'umurinzi w'igihango. Yavuze ko murumuna we yashinjwe kujya mu bitero byishe Abatutsi kandi yarabihaniwe, anabisabira imbabazi. Igihe kigeze arafungurwa. Yavuze ko hari ababanye neza n'umuhungu we, ariko ko yaje guhinduka nyuma y'uko avuye mu rugo. Yasubije ko kuba umuhungu we yaratangaje ko atamwiyumvamo ahanini bishobora kuba byaratewe n'uburyo yagiye amuhana nk'umubyeyi. Ati ninzika, ntabwo nari nzi ko biri mu mutima we. Hanyuma rero reka dusoreze ku cyo amusaba nyine, icyo asaba Moses birumvikana.
mu kiganiro yagiranye na Kigali City Media Nsabimana yavuze ko ibyo Moses yakoze yabikoze ku giti cye nk'umwana. Ndamwita umwana kuko ari umwana wanjye, ariko ntakiri umwana kuko afite imyaka y'ubukure. Yavuze ko ibyo Moses yatangaje ku mukuru w'igihugu n'inkotanyi ntabwo urwo rwango afite twifatanyije nawe muri rwo. Ati rwose ntaho duhuriye nawe muri iyo mitekerereze yataye umurongo. Uyu mubyeyi yavuze ko nk'umuryango bashenguwe n'amagambo yatangajwe n'umuhungu we, ndetse avuga ko ari agahinda kuri bo bishingiye ku byo umukuru w'igihugu yadukoreye. Yavuze ko bitumvikana ukuntu umwana we yirengagije uburyo umuryango w'umukuru w'igihugu wamushyigikiye, ariko akabirengaho agatangaza amagambo yuzuyemo ingengabitekerezo. Nsabimana yavuze ko bagendanaga ishema ry'umuryango w'umukuru w'igihugu wahisemo umwana wabo, kandi batungurwa no kuba umwana we yarasenye icyizere yagiriwe. Atangaza ko bitandukanyije nawe. Yavuze ko nk'umuryango bakomeje guha agaciro ibyo yakorewe nubwo we atabibona kubera imitekerereze ye. Uyu mubyeyi yavuze ko abikuye ku mutima arasaba imbabazi akomeje ati nsaba imbabazi umukuru w'igihugu n'umuryango we, umuryango nyarwanda muri rusange n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bakozweho ku mutima n'imitekerereze n'imikorere ya Moses. Yasabye umuhungu we gusubiza inyuma amaso akareba amahirwe igihugu cyamuhaye, hanyuma akivuguruza kandi akivugurura. Yanamusabye kureka ibiyobyabwenge akagaruka mu muryango mugari. Nyina wa Moses yavuze ko yemeranya n'ibyo umugabo we yatangaje, agashimangira ko kuva mu mabyiruka ye bari baramutoje indangagaciro zikwiye. Abishimangira avuga ko ati twababajwe cyane n'ibyo yatangaje ku mukuru w'igihugu. Yavuze ko atigeze ajyana na Moses gusura se, ndetse ko atigeze abona umugabo we akubitwa. Urumva ni inkuru ndende, ariko iby'ingenzi twagiye tubyumvamo n'ukuntu byatangiye n'icyo ababyeyi be babivugaho. Wabyumvishe? Nabyumvishije. Ni inkuru ndende. Ni inkuru ndende icanganye. Ni inkuru ndende ifite amateka. Moses wari usanzwe umuzi? Moses uko biri kose, Moses ni umuntu uzwi na bose, bimwe twita mu ndimi z'amahanga ngo ni umusitari, kubera ko urwego ariho ntago ari urwego buri wese yabyuka ngo ahita ageraho, kubera ko kuba iriya nzu ye ikora ibijyanye n'imyenda cyangwa se inzu ye y'imideri, byonyine kuba yambika umukuru w'igihugu n'umuryango w'umukuru w'igihugu ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane yagezeho. Ni nacyo kintu cyamuhesheje ishema, ni intangiriro y'ubuzima bwe bwisumbuyeho, kuko urumva uko biri kose umukuru w'igihugu akacyambara ni ibintu biba biri ku rwego rwo hejuru. Rero Moses ndamuzi, ni umuntu uzwi cyane. Wabyumvise mu nkuru ko hari aho yababajwe n'uko umukuru w'igihugu yari agiye kugira ute kwambara umwambaro yakoze. Ubundi aho ngaho niho hari umuzi w'ikibazo. Sinibuka neza, ariko ngo hari inyito y'isi uwo mwambaro ngo ni pressure and guilt. Hari abandi basesenguzi bagiye bagerageza kubisesengura bavuga bati uko biri kose Moses ibi bintu yabipanze kuva kera. Pressure and guilt. Aho ati ni ishema nk'umukuru w'igihugu ugiye kunyambarira igihangano, ariko nanone hazamo iyo guilt. Abasesenguzi bakagenda bavuga bati uko biri kose Moses ibi bintu ari gukora ni ibintu yapanze kuva kera. Uru rwango yararuboranye, kuba kurya agera kuri cya kigero nubwo umukuru w'igihugu yari agiye kwambara umwambaro we atabura kuvugaragaza ko harimo na giriti bitewe n'ibyo bintu byamubayeho, avuga ko atabyishimiye. Ntabwo turi buze gusesengura inkuru, ngira ngo abantu baranayumvishe cyane, ariko impamvu tuyigarutseho
ni ukugira ngo turebe ubundi uburere butangwa mu buryo bukwiye cyangwa se butangwa mu buryo budakwiye. Birabisaba ubumenyi, ntago nk'umwana wa mbere hari igihe usanga yarabaye nk'inyigisho ku mubyeyi yuko azarera umwana we wa kabiri. Hari abantu bagira ngo uburere busaba kuba umuntu afite imyaka myinshi. Ntago ari cyo bivuze, sintekereza ko ari cyo bivuze, kubera ko kurera ni experience cyangwa se ni inararibonye umuntu aba afite ku bijyanye n'imibereho mu buzima rusange. Rero muri make uburere ntago butangwa mu buryo bwuzuye, kubera ko hari ubumenyi bw'ibanze buba bukenewe kugira ngo umuntu abe yarera. Rero ntago biri ku rwego rushimishije ku buryo twakicara ngo dutuze tuvuge ngo ubutangwa ku buryo bwuzuye. Muri ino nkuru hari aho uno mubyeyi papa wa Moses yagiye agaragaza ko bamuhaye uburere, yewe ngo ni nawe wamwibatirije. Yego, ashimangira ko rwose ntako batagize. Ati uko biri kose ikigare yagiyemo amaze kuva mu rugo, ngo byatangiye akiva mu rugo hahandi batari bakimugenga. Ibi ngibi kujya tunabigarukaho cyane, nashatse ko tuza kubiganiraho nawe ngira ngo uko biri kose uri inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bukoresha imirimo ngiro, ibizwi nka occupational therapy. Uko biri kose n'igice cyo kurera nacyo kizamo. Ndibaza kuba uno mubyeyi ari kugaragaza ko ntako batagize bamuhaye uburere, bikaza guhinduka ari uko avuye mu rugo, nta kintu wumvamo? Aho ngaho ndacyumvamo gikomeye cyane, kubera ko mu gihe wari uri gusoma iyo nkuru nanjye nagize aho ngaho ndanakandika. Hari n'aho yageze aravuga ngo ntago nari nzi ko biri mu mutima we, ntago yari azi ko urwo rwango yagaragaje nibyo yagaragaje. Wenda inzego zibishinzwe ziracyabikurikirana ngo zirebe nimba koko biriya bintu bimuhama, ariko ibyagaragaye nyine ku mbuga nkoranyambaga zifite aho zihuriye nawe nibyo byagaragajwe yuko yatangaje ariya magambo. Rero kuba yari afite urwo rwango bijyanirana n'ubwo burere yagize, ngo ntago nari nzi ko bimuri mu mutima. Bivuze iki? Bihuye na bya bindi yavuze ngo ubwo yasobanuye ko atarazi ibiri mu mutima we, kuko hari ibyo yamushyiraga mu mutima we, hari uko we yamureraga, hari uburyo we yamureraga. Aho ngaho rero nanjye nahumvishije, numva niho ababyeyi benshi bafite ikibazo mu bijyanye no gutanga uburere. Ababyeyi benshi batanga uburere mu buryo bwo kuvuga ngo ni inzira imwe, kandi ubundi uburere nyabwo bugomba kuba ari inzira ebyiri. Umwana ndamuganiriza nawe ambwire ibyo atekereza. Hari abantu bajya batebya bakavuga bati kuki abana b'abapasiteri aribo bananirana. Ubwo mbivuze kuko nabyumvise kenshi, sinzi nimba nawe ako kantu ujya ukumva. Yego, kuki bari bo bananirana? Ni bande bataye umurongo bahawe abo bana? Ni bande bagize bate? Ni bande bakoze ibi n'ibi? Uwo murongo baba barahawe ugasanga ariwo wawutaye. Ubwo naho wari utangiye n'ubundi gukomoza kuri ibyo ngibyo, ati uwo murongo namuhaye ngo ntabwo nari nzi ko ari byo biri mu mutima. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyabayeho hariya nibyo narindi kuvuga. Eka nkoresha ururimi rw'amahanga, ababyeyi barera mu buryo buri one way. Ni ukuvuga ngo we ni nko gutegeka umwana, ni nko kumubwira ngo uragenda uku urakora kino, ariko mu by'ukuri icyo ngicyo ni nko gukomandinga mashini. Rero umwana muri iyi minsi, abana n'imibereho yabo babayeho mu buryo bwo ni nk'ubwuko barababwira ngo kora iki, jya hariya, ambara uku, genda uku, bana n'aba, bano bihorere. Urumva ni ukuvuga ngo ni inzira imwe, ntago uruhare rw'umwana ruri kugaragara. Ni ukubaforopa. Aho ngaho rero niho hari ikibazo. Hari ukuntu abantu wenda bakora amatafari, hari igikoresho bita iforomo. Iforomo. Terekamo ikintu, terekamo icyondo.
icyo ushaka kikaza ari uko kimeze nyine, kikaza ari uko kimeze, ukaba utagihindura. rero ku bantu ho biratandukanye. Iryo ni ryo kosa rero ribaho. Abana benshi muri rusange barerwa muri ubwo buryo bumeze nko kubakorera iforomo. Ariko iyo ukoze itafari iryo riri static cyangwa se ntago rihinduka. Niyo ryikubise hasi rirameneka. Okay, of course nabyo birumvikana, ariko mu gihe runaka wa mwana warezwe muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo kora iki, jya hariya, kino kireke, ambara iki, biriya si ibyawe, ujye ugendana na bariya ubihorera. Ni ukuvuga ngo kubera ko umuntu we atari nk'icyondo cyangwa se atari nka Proxima nkuko twari turi kwifashisha buriya buryo bw'iforomo, ntago baba batekereza ko hari igihe kizagera umwana atangire kubaho mu buryo bwe, abave mu maboko atangire kubaho mu buryo bwe. Hahandi atakuriye, naramuka agiye akuvuye hafi yawe wamubwiraga ngo kora kino cyangwa kiriya, icyo gihe azaba ari mu buryo bubiri, azaba afite amahitamo abiri. Amahitamo ya mbere ni ayahe? Hari bya bindi yatekereje bamubuzaga gukora kandi we yashakaga gukora, hari bya bindi bamutegekaga gukora atashakaga gukora. Urumva icyo kintu? Hari ibyo njye nshaka gukora ntago bishakwa aho ndi muri aka kanya, hari ibyo bashaka ko nkora, ndaza kubikora bitewe n'uko ndi kumwe n'abari gutuma yuko nabikora. Ariko ninjya hahandi babandi batangenzura, ni wa mwanya w'uko nzaba mbonye rugari rwo gukora bya bindi byanjye byanzwe, hahandi batanyumvishije, hahandi batumvishije amahitamo yanjye. Rero niho hari umubyeyi avuga ngo tuzi ko twamuhaye indangagaciro, bo bashyiragamo, ariko ntago bageragezaga kuganira nawe ngo bumve ngo uyu mwana aratekereza iki. Ubwo nibwo bumenyi ababyeyi benshi babura. Ntago ikiganiro ntago kibi cya babiri, ahubwo ni ukubabwira icyo bagomba gukora, baba babishaka cyangwa se batabishaka. Ariko mu by'ukuri byagakwiye ko umwana nawe wumva igitekerezo cye. Umwana nimba umubwiye ngo ntabwo nshaka ko wambara ubu bwoko bw'izi nkweto, habaho kumutega amatwi ukavuga uti kubera iki atabishaka, ese kubera iki ngewe nshaka kumubwira ngo niyambare zino. Icyo gihe rero hakabaho mu buryo bwo kuvuga ngo muraganira. Ababyeyi rero ibyo bintu ntabwo babikozwa ngo bumve ngo umwana nimba adashaka kwambara izi nkweto nihe mpamvu adashaka kuzambara. Nyamara wasanga aramutse abigusobanuriye ushobora kuba wakumva iyo mpamvu. Ese ntabwo bibaza ngo kuba nzimubujije niyo yanakumvira, ntabwo bibaza uti umunsi azaba yigenga azazambara, noneho ntafite n'uburenganzira bwo kuzimubuza. Icyo ngicyo rero niho hahandi hakenera ubundi bumenyi buturutse ku ruhande. Niho hazazamo yuko ku ishuri wenda hari uburyo abarezi ku ishuri bashobora kureramo abana, hari uburyo bashobora kugiramo inama ababyeyi uko bagomba kurera abana, hari no kuba bashaka ubujyanama mu babishinzwe, aba psychologist wenda icyo gice turaza kukiganaho ku musozo. Ego, dore hari igihe tujya dutanga ubufasha mu bijyanye n'ubuvuzi, ugasanga umubyeyi wenda azanye umwana akubwira ati uyu mwana rero kwiga byamunaniye, nta kintu yabuze, buri kimwe cyose turakimuha, minerivare ntiyayibuze, aho kuba ntiyahabuze, ibyo kurya ntiyabibuze. yego, kuki umwana afite agahinda? Ngo n'urugero ntanze rwa kimwe mu bibazo umuntu ashobora kuza cyangwa se bagiye babaza. Hari igihe kigera umwana agatangira kugira ibibazo bishingiye ku mitekerereze. Bimwe mu bibazo hari abakunze kugaragaza ibimenyetso bifatika, ariko bitewe n'ibibazo biri psychological. Ugasanga umwana ari gutaka igifu kidakira, cyangwa se umutwe udakira, cyangwa se n'ibindi bibazo ku miterere y'umubiri wabo. Yego. Ariko nyamukuru
biterwa n'ibibazo biri psychological bishingiye ku mitekerereze bitari gukemuka. Umubyeyi rero akaza kuvuga ati uyu mwana ntacyo yabuze, byose birahari, umwana ashaka iki? Yego, ni ukuvuga ngo urakoze cyane. ubundi mu mubyeyi icyo kintu tekereza ko nawe abaje kugusaba ubufasha bwo kumenya icyo umwana ashaka, bivuze ngo biba byarageze kuri rwa rwego we abona ko ntabwo umwana ari kuri cya kigero cyo kuvuga ngo hari icyo we ashaka, ahubwo agatekereza ko icyo ngicyo umwana ashaka gishobora kuva ku wundi muntu. Hari ikintu mu cyongereza bita second brain. Second brain ni nko kuvuga ngo ni nk'iri agenda ushyiramo ibyo uri bukora uwo munsi, ariko mu by'ukuri ibyo uba uri bukora uwo munsi biba biri mu mutwe wawe, ahubwo uba wifashishije iyo agenda ngo ize kukwibutsa. Bishatse kuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo aba yageze kuri ya etape yo kuvuga ngo uko biri kose uyu mwana n'icyo ashobora kumbwira ko ashaka cyangwa se kibura, ntago ndi bukizere, ahubwo reka ngiye gushaka iki? Ngiye gushaka wa muntu wundi w'umuhanga muri ibyo ngibyo, abe yagira gute, abe yabasha kunyumvisha cya kintu umwana ashaka. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo ni bake ariko banatekereza gutyo kujya gushaka undi muntu ku ruhande. Yego, ni bake, nicyo cya kibazo gihari, ko icyo umubyeyi ashaka aricyo cyiza, aricyo cyiza ku mwana, yewe no kubona izo mbaraga zivuga ngo reka njye gushaka uwo muntu uri buze kudufasha kumva ino situation. Ni bake. Naho ngaho nyine niho ndi kuvuga, ni uko aba atizeye wa mwana ibyo ari buze kumubwira. Bati umwana nimubaza sinizeye neza 100% yuko icyo ashaka ndi buze kucyemera. We akumva ko ya second brain, wa mu expert wo ku ruhande ari buze kumufasha kucyumva. Bishatse kuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo wabivuze neza utangira kumbwira urwo rugero. Wavuze uti umwana ko twamuhaye byose, afite amafaranga, afite minerevare, ibikoresho by'ishuri, buri kimwe, niki abura? Bivuze ngo umubyeyi we yarabaye provider, yatanze bya bindi agomba gutanga. Ariko nk'uko twabibonye mbere, umwana ntago akwiye kubaho nka mashini. Mashini niyo ukandaha igakora icyo ibwiye, ukandaha ibyo uyishyizemo nibyo ikora. Rero umwana aba yarahawe bya bindi gakenewe, ariko nawe akeneye kumvwa. Nawe hari ibyo akeneye kukubwira nk'umubyeyi. Ibyo ngibyo akeneye kukubwira nk'umubyeyi nibyo biba bifite ishusho ya bya bindi ashaka. Rero bya bindi umwana ashaka nibyo wa mubyeyi abona ko bibura. Ikiriya kiba kiri mu mutima w'umwana, ririya zina Moses yise uriya mwenda, pleasure and guilty, kiriya nicyo umubyeyi we yari gutega amatwi, bakaganira akagerageza kumva icyo umwana atekereza ku bibazo byabayeho. Bishatse kuvuga iki? Nk'uko twabibonye, iyo cya kindi kibura, uriya mubyeyi aza kukubwira ngo ni iki kibura, ko namuhaye byose. Rero aho ngaho niho hashingirwaho iki, niho haba hagomba kurebwaho ikibazo. Buriya kuri ino kesi cyangwa se kuri ino nkuru ya Moses, nubwo ari ikiyagaragaje, ariko ngira ngo mbere yaho hari indi myitwarire, ari nayo mpamvu byagize imbaraga. Hari indi myitwarire yagiye agaragaza, ninde wagaragaye yambaye ubusa mu ruhame, ninde wagaragaye kuryamana nabo bahuje ibitsina. Moses yavuzwe muri skandari nyinshi cyane, ari nayo mpamvu buriya kuri ino shiroho yabihuje n'amateka mabi u Rwanda rwaciyemo, byo bihita biba agatogo bindi. Abantu benshi barababara cyane, baravuga ati uyu mwana yarezwe ati, uyu mwana ntabwo wenda turi gushaka kwinjira mu mpamvu yavuze ibyo yavuze ku nkotanyi na perezida w'igihugu. Reka turi kwirebera ku burere, ari nabyo bigaragara mu kiganiro papa we na mama we bagiranye n'ikinyamakuru kimwe. Kuki iyi myitwarire yagiye igaragara mu gihe Moses yavuye iwabo, byitwa ko se yari umupasiteri, urumva nawe wamubatije, uko biri kose yari nyine wabonaga ari umwana mwiza. Uraza kuvuga iki?
bakibana bisa nkaho twibaze reka tubaze twibaze iki kibazo Moses yaba kibi iwabo agihabwa bwa burere ibi bintu byari kuba iyi mico n'imyitwarire idahwitse yagiye iranga Moses yari kubaho. Ikintu gihari ni uko imiterere y'ubuzima bw'imitekerereze bwa muntu keretse uwo muntu apfuye, ariko iyo umuntu adapfuye sibyo bya bindi twabitse mu mitima yacu, bya bindi papa Moses yavuze ngo sinari nzi ko biri mu mutima we. Ni ukuvuga ngo biriya bintu ababyeyi batubwira ngo ceceka ntukavuga ibi ntugakora iki, tubibika muri twebwe, jya wubaha, tubibika muri twebwe tukabibikamo. Ariko siyansi y'ubuzima bw'imitekerereze ya muntu ivuga ko uko byagenda kose igihe kiba kizagera bikigaragaza, hakabaho guturika kwa bya bintu byibitse muri wa muntu. Niyo yari kuba iwabo byari kwigaragaza, yego wenda ikigero byigaragajeho niyo tandukaniro ryari kubaho. Birashoboka tugendeye kuri iyo principe ivuga yuko igihe kigera bikagaragara bigasandara bikajya hanze, birashoboka ko iyo aza kuguma ku babyeyi ni hahandi umwana ataha nijoro agataha akubita urugi, aracyari hahandi yagerageje kwirinda, ariko bizatangira kugaragarira mu makimbirane y'umubyeyi n'umwana mu rugo. Bivuze ngo wa mwana cya gihe cyo guturika kwa bya bintu, buriya iyo amakimbirane yatangiye kubaho umwana n'umubyeyi, bya bindi byabitswe muri we biba bitangiye gusa nk'ibiturika. Rero twumva inkuru z'abana bica ababyeyi babo cyane, ni nk'ibyo ngibyo. Amakimbirane yageza aho umwana rwose afite ikibazo cyo kwica se cyangwa nyina cyane, ni nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo iyo aza kugumayo wenda ingaruka zari kuba nkeya ugereranyije, cyangwa se ukubaho kwabyo, kugaragara kwabyo kwari kuba kuri rate yo hasi ugereranyije n'uko byabaye ahavuye. Ariko nanone hagasigaramo ako kantu nakubwira ngo nabyo ubwabyo biba bizakreye ikindi kibazo, ariyo y'amakimbirane yo mu miryango. Niba nakumvishe neza bishatse kuvuga ngo biranashoboka ko ikibazo cyari kuba mu bundi buryo ubu cyagaragaye, kuko Moses arigenga akora icyo ashatse aho ariho hose. Yaba akiri iwabo byari kuba, ariko bikaba mu bundi buryo. Yego, ubundi buryo bujyanye n'aho ari. Iki kintu rero gitumye twinjira mu gice kijyanye no kumenya ngo umwana wanjye ageze mu kihe cyiciro, akeneye iki. Ese bigenda neza cyangwa se bibaho ko umubyeyi amenya icyiciro umwana agezemo ngo anamenye n'ikintu umwana akeneye muri icyo cyiciro, cyangwa umubyeyi akomeza kwirerera umwana nk'umwana w'igitambambuga? Abenshi bagumya kurera umubyeyi we nako umwana. Twabonye ko ababyeyi benshi barera muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo budahinduka. Nge ndakubwira icyo ukora. Unfortunately ababyeyi bamwe, kubera ko ubumenyi bwagiye butera imbere, hari ibiganiro bica ku mbuga nkoranyambaga, abantu bajya kuri internet bagasoma, abantu basigaye bashaka abajyanama mu buryo butandukanye. Hamwe na hamwe bigaragara yuko uburyo bw'imirerere buri kugenda buhinduka. Ngarutse kuri icyo kibazo wari uri kuvuga ngo ese umubyeyi amenya ikigero umwana agezemo kugira ngo amenye uko amurera. His Excellency ni ukunda gukoresha ijambo nyine, akunda kugaruka ku mateka cyane, kuko buriya amateka niyo agufasha kumenya ubu ngubu uko uri bwitware mu gihe cy'ubu indagihe, noneho mu ndagihe urimo ikagufasha kumenya uko uzitwara mu nzagihe muri future. Bishatse kuvuga iki rero? His Excellency akunda gukora ijambo rivuga ngo utazi yava ntamenye yajya. Bivuze ngo na wa mubyeyi ntiyamenye cya kigero cyo hasi umwana yari akeneye, ntiyamenye ibyo yari kumubwira. Muri kiriya gihe Moses akiri muto akibarizwa iwabo kuri uriya mubyeyi, yego, Moses yari akeneye iki? Yari afite ibihe bibazo? Reka nk'urugero twagendeye kuri Moses, cya gihe yajyaga gusura se afunze, uko bivugwa
uko we yabivuze. gusa we ngo ntabwo yagiye kumusura, ahubwo se yavuze ko bashiki be bashobora kuba ari bo bamuhayeho amakuru byabaye. Moses ntabwo yagiye gusura se muri gereza, bo hari niko se yasobanuye, ariko aho ngaho nanone urumva harimo inguni zigiye zitandukanye. Mu minsi ishize, muri iyi minsi nanjye nabonye iyo nkuru ya Moses, hari igitangazamakuru gikorera kuri YouTube nabonye, kandi umunyamakuru ukora uko biri kose ni umuntu aba yashatse, ni b'abanyamakuru uvuga ko batangaza ibintu babishakiye ibimenyetso. Moses harimo yatangaje ko Moses afite imyaka 6 ngo yagiye gusura se ngo nawe bakamukubita, muri bya bindi Moses yatangaje. Ni ukuvuga ngo uwe ni urugero, reka wenda byaba byo cyangwa se ni nabyo, tugendeye ku byo se yatangaje. Oya, nanone ntabwo wavuga ngo uremere ibyo se yatangaje. Ari amezi n'ubundi se yafunzwe, ntabwo twabonamo icyuho cyo kuba umubyeyi atarari imitaci n'umwana. Rero nicyo ndi kuvuga nti, gusa Moses yarabyitwaje nyine. Reka dufate ko wenda yagiye kumusura, sibyo, Moses bakamukubita, cyangwa se wenda na se bakamukorera ibitari byiza nk'uko Moses yabivugaga. Bivuze ngo hari ikibazo byateye umwana ku mutima, arangije abigenza gute? Arabibika, sibyo? Yabibitse wenda uko yabitangaje we mu gihe cy'imyaka 6, yabibitse kuva icyo gihe. Uzi nk'uko twaganiriye, uzaho ntekereza ko byongeye kugaragarira muri rya zina yise ya myambaro ye, pleasure and guilt. Pleasure and guilt bivuze ko bigaragaje wa munezero agize pleasure, wa munezero agize yuko igicuruzwa cye cyangwa se imyenda igiye kwambarwa n'umuntu ukomeye mu gihugu, sibyo? Noneho harimo ikintu ku mutima. Voilà, ubivuze neza, ngiye kwambika abantu ntishimiye. Ibyo bintu yabigize kuri cya gihe. Abana ni abamarayika. Ubundi mu bijyanye no kwiga imikurire y'abana, bwaba mu buryo buri fiziko ni imikurire y'umubiri w'umwana, n'uburyo buri mu mitekerereze, psychosocial aspect y'imikurire y'umwana. Siyansi ivuga yuko umwana avuka hari ijambo rikoreshwa rivuga ngo tabula rasa. Tabula rasa ni ukuvuga ngo ni nka empty table, ni ukuvuga ngo ni urupapuro rutanditseho ikintu, rutaho ikintu na kimwe. Imirere umwana agize niyo yiyandika kuri urwo rupapuro. Bivuze ngo kariya kantu kaba karamubabaje akakabikamo icyo gihe. Cya kindi wari wavuze ngo ese umubyeyi amenya igihe umwana agezemo, byagatangiriye hahandi hasi. Ntago akwiye kumenya igihe umwana agezemo ageze ku myaka 18. Habayo gusimbuka etape, buri gihe nshatse kuvuga. Niba ari ku myaka, hari ibyiciro binazwi, ngira ngo wenda hano twagiye tunabibagezaho, ngira ngo urabizi. Hari teori y'umuhanga uzwi nka Sigmund Freud. Hari teori yakozeho yitwa psychosexual stage of development. Hari uwitwa Erik Erikson wakoze ku cyo bita psychosocial stage of development. Muri ibyo byiciro bombi bagiye bagaragaza ko iyo icyiciro giciyemo mu buryo butari bwo, hari uburyo habaho icyo bita fixation, nyine kutamera neza. Akaba ari nawe mpamvu ushobora kuba uri muri icyo cyiciro, hagira ibitagenda neza ukabizingatira ukabibika. Ni ibyo ngibyo biba byabayeho, ni ibyo ngibyo n'ubundi byabayeho kuri Moses. Niho rero kuri kiriya kibazo wari wambajije ngo ese umubyeyi amenya igihe umwana agezemo, ngiye kugisubiza mu Rwanda rwa nonaha. Mu kugisubiza ndavuga ngo birashoboka ko umubyeyi yamenya icyo gihe, ariko kukimenya icyo gihe ntabwo bihagije, ahubwo yakabaye kuba yaramenye igihe umwana yavuyemo kugira ngo bimufashe kumenya igihe umwana arimo. Yego, ubundi naho ngaho byakagombye kuba biri. Ni ukuvuga ngo umubyeyi yakagombye kumenya igihe kadufate nko ku bakristu baravuga, ijambo ry'Imana riravuga ngo
toza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. ariko papa wa Moses yaramureze ati ntacyo ntamuhaye. Icyo ngicyo rero nicyo tuvuga, sibyo? Icyo nicyo twagarutse turavuga ngo, sibyo? Ese gutoza, sibyo? Gutoza, gutoza umwana inzira akwiye kunyuramo, ni ukuvuga ngo uko gutoza, sibyo? Mu gutoza nk'abatoza batoza amakipe, arakureba akareba ubushobozi ufite, sibyo? Umutoza nyawe araguporopoza akakubwira ngo reka ujye hariya kuri ruriya ruhande ukina uri umuwinga, uca ku ruhande turebe uko bimeze. Iyo ubwo ni coaching cyangwa se gutoza. Iyo umutoza abonye bitari kugenda neza aramuhindura akamuzana hagati, ariko nabwo habaho kuvugana, gukominikana, akamubwira ati nacyo n'ubundi twari kukivugaho, kumenya icyo umuntu ashaka bijyanye n'ikigero arimo. Buriya nubwo nari umuhanga mu byo gutoza amakipe, ariko uko biri kose umutoza kuba yagufata akakugira umuwinga kandi wowe uri kumva ko ushoboye kudefanda, icyo kintu nacyo nibyo hari uko abakubona abona waba umuwinga cyangwa umwataka cyangwa se iki, ariko uri kumva imbaraga zawe atariho zijya, uburyo ugiye wibereye umudefanseri ari byo byagufasha. Icyo gihe wenda nkeka ko uvugana n'umutoza ari nacyo wari ugiye kuvuga, ariko ndumva kudefanda, kwibera umudefanseri ndabona ari byo ndi gushobora. Ahubwo wamutoza akagucungira kuri icyo kintu wiyumvamo, aho ntabwo ariko byakagenze. Nyamara ababyeyi bacu cyangwa se bari kurerera u Rwanda bakaba bari gushaka kumutoza inzira azanyuramo bo ubwabo bashaka. Aho ngaho nyine niho ikibazo kiri. Ubundi byakagenze uko nguko, kubera ko n'umutoza ubundi w'umuhanga areba umukinnyi aho ahagaze akamuhindura. Niyo mpamvu habaho gusimbuza bivuze iki? Icyo narindi gukoresha nsanze kitari gukora, reka nkoreshe buno buryo. Ubu buryo ndikoreramo uyu mwana ndabona butari kumufasha, reka nkoreshe buno buryo. Rero umutoza mwiza amenya cya gihe cyo gusimbuza, akareka kwigisha umwana mu buryo bwa mbere, ahubwo akamenya ngo ageze muri iki cyiciro, reka mutwaremo gutya, reka nsimbuze imitoreze, reka muhindure pozisiyo, ntago kuri winga ari kuhaca neza, reka mushyire muri defe. Akamenya ngo sibyo, umwana yavuye muri etape niho hahandi umutoza atangira gutekereza gusimbuza. Ababyeyi bakabayeho nk'abatoza. Nimba uri kureba ibya mbere bitari gukora, koresha uburyo bwa kabiri bujyana naho umukino ugeze. Iminota iri kugusiga kandi ukeneye gutsinda, urasimbuza, urahindura imyanya y'abakinnyi kugira ngo ikipe yawe ize gutsinda. Ikipe yawe muri runo rugero ni uko umwana agira imirerere myiza. Noneho gusimbuza kwawe ni ukumenya ngo ageze mu kihe gihe nkwiye kuba mutwaramo. Hari abana baba bageze ku myaka 18 ariko bakirerwa nk'abana bari ku myaka 12. Aribwo bwa bumenyi rero ababyeyi bakeneye kuba bamenya, kugira ngo bamenye ngo umwana w'umwaka umwe exactly kimwe n'umwana w'imyaka 3. 3 se nzayifata kimwe nk'imyaka 6. Nuko nguko rero byakayenze. 6 nzayifata kimwe na 12. Tujye tunibaza impamvu habaho ishuri ry'ikiburamwaka, hakabaho materineri ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ese ubundi wamugana, hakabaho primeri. Kubera iki batabitekereza? Primeri akagera muri segonderi, primeri yambaraga ikabutura, segonderi bamukubisemo ipantaro aranatebeje, agiye kubona ari patoro. Gutyo kaminuza noneho akava muri boarding, akava mu kigo y'ibana abana n'abamukurikirana, akava no kwambara uniform, akajya kaminuza, akajya muri ghetto. Yava muri ghetto akamenya ngo ndakomeza nubaka ubuzima, nkeneye kubaka inzu yanjye. Uribuka hahandi papa we yavuze ngo nyuma yuko tutabanaga nawe atangiye kujya muri kaminuza, nibwo byagenze gute? Yaravuye muri uniforme,
yaravuye muri ya uniforme y'uburere bamuhaye bwari bumeze nka uniforme. Uniforme ni ikintu kidahinduka, ni foromo. Yari akiri muri ya foromo. Rero agiye hanze, ni ukuvuga ngo urugero rw'itafari, itafari umubumbi w'itafari cyangwa w'igicuma buriya bimubereye byiza, kiriya gicuma nticyazameneka kuko yakoresheje iforomo we yumva ashaka na ingredients ashaka igize iyo foromo. Wa muntu wundi utarayicuze ntago aba afite ubumenyi cyangwa se amakuru ahagije nka nyiri ukurema iyo foromo. Niyo mpamvu ashobora kwifatira icyo gicuma uko ushaka kikiturazi kikaba kirajanjamuye. Ubundi nk'uko yavuye hafi y'umuryango nk'uko se yabivuze, akajya muri kaminuza ariho byatangiriye guhinduka. Ni cya gihe cyari kigeze bya bindi ngo bijye hanze, ari nabwo buriya ibijyanye n'uku yabonaga ubuyobozi bw'igihugu, ko yabonaga perezida, nuko yabivuze mu ijambo ngo inkotanyi. Buriya yavuze ikintu gikomeye cyane, kubera ko Moses yavuze ikintu gikomeye cyane, kubera ko no kuyijyamo cyane. Moses niwe uzi ukuri kwabyo, niwe uzi ukuri ko na satazi impamvu yavuze aya magambo ku nkotanyi. Ako kantu nako umfashe tuze kukafataho umwanzuro ko kuba hari uburyo we Moses yabibonagamo. Uburyo rero yabibonagamo uze kunkundira ube ubyibuka nako tuze kukagarukaho, kubera ko ni ukuvuga ngo icya gihe yavuye ku babyeyi nibwo yagaragaje imyitwarire, yatangiye kwitwara uko we abyumva. Na se yabisobanuye neza ngo birashoboka ko ari ibiyobyabwenge byabimuteye, birashoboka ko ari ibyo we yitekerereje kuba yakora, biranashoboka yuko ari amahitamo ye yagize. Byose buriya kuriye uko se yabivuze, ni nayo mekanizme kuri Moses byamugendekeye. Yari abonye umwanya, free space, umwanya uhagije wo kwisanzura. Noneho hari akantu papa wa Moses yagarutseho, aravuga ati twaramureze, ubu ni mukuru, byavuze yabibazwa n'impamvu. Iyabaga ababyeyi bamenyaga n'ubundi kwitwara gutyo muri bukiciro umwana agezemo, kuko ku myaka ye 12 nabwo kuvuga ngo afite ino myaka reka mutwara uko ari, nk'uko uri kuvuga ngo nyine ni mukuru, yuje imyaka y'ubukure, yakurikiranwa ku giti cye kuko hajemo ibibazo. Ariko nkeka ko iyo bijya kuba ari byiza gusa, nka kuriya nyine n'ubundi yahesheje ishema ku muryango we bitewe no kwandika umukuru w'igihugu. Ariko se kuki ibibi nyine tuhita twumva ko Moses nyine ni mukuru yabibazwa? Aho ndashaka icyo nshaka kumvikanisha, iyo abaga ukuntu twagiraga expectation cyangwa se ibyo twiteze ku bana bacu byiza, twanagatewe amatsiko, impungenge, kugira impungenge, twakagize impungenge. Umwana mu kigeragezemo kuva mu buto, ntabwo nshaka gutinda mu gice umuntu aba arimo ukora atangiye kwigira. Buriya ibintu byinshi byirema muri cya gihe. Exactly. Erega abanyarwanda bahoze ari abahanga. Uyu mwana ko ageze mu myaka 5 akeneye iki? Igiti kigororwa kikiri gito. Ariko nanone ahantu uwo mugani mita nongereramo akandi kantu, ku muntu ho biratandukanye. Buri igiti ntabwo kikubwira ngo ngorora gutya. Umuntu bitewe n'ikigera arimo. Yego biratandukanye. Hari ibindi Moses yavuzweho by'ubutinganyi. Mu bijyanye na siyanse yiga imitekerereze n'imyitwarire, ntabwo ubutinganyi tubufata nk'icyaha. Ni imyitwarire ishobora guterwa n'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye, twirengagije imyumvire n'iby'amategeko ateganya mu masosiyete atandukanye. Hari impamvu umwana avuga ati
cyangwa se umuntu nyine aba umutinganyi. Ibyo ni n'indi ngingo. Ariko ubushakashatsi bumwe na bumwe bugenda bugaragaza ko babandi buriya abatinganyi barimo amoko, hari ababyigira, hari n'ababari imiterere y'umubiri wabo n'imitekerereze ari ibasunikira uburyo buri biological binabaho, ngira ngo kumva ngo abantu ni ibinyabibiri cyangwa se niba ukabona ni cy'abakobwa cyangwa cy'abahungu. Ibyo ngibyo bifite aho bihuriye n'imitekerereze, n'ibyo bituruka kuri parenting, uko umwana yarezwe. Yego. Ibyo rero biri biological biterwa n'imiterere y'umubiri, nibyo nari nshatse kuvuga. Ese ko muri bya byiciro by'imikurire wa mugabo nakubwiye witwa Sigmund Freud wakoze ku kintu bita psychosexual stage, ibyiciro byo gukura k'umwana mu buryo buri sexual, ubwo mu kinyarwanda wenda nabyita ishimisha mubiri, mu buryo bwo guhuza ibitsina n'iki, aho ku myaka 6 ku myaka 5 ngira ngo hari ibyiciro bijya bibaho, umwana ugasanga ari kwigana nka se, yego, ari kwitwara nka boss w'urugo, ugasanga umukobwa akana k'agakobwa kari kwitwara, ari kwambara amakanzu ya nyina, ari guheka. Ese aho hantu uzi neza uburyo ari buhace, cyangwa ashobora kuhaca yahatinye kugeza aho ashobora kuzagorama mu bukuru bwe amaze kwifatira ibyemezo, akavuga ati kuba uno muntu bishobora kuba ari ibibazo, kuko wabivuze kare, ya ntuza rwa rupapuro rutariho ikintu, rugiyeho uko agomba kwitwara, ariko nanone rugiyeho n'igihano cyaje atazi impamvu kije. Yego. Amaze kugira ubwigenge, ariko bya bintu bihita bigaruka, nta bintu nahawe bihita bigaruka, ubundi kuki nabihawe, byiza nagomba kugenda uko mbishaka, ugasanga icyo kintu kiza kizamo. Ubwo ibyo bikomotse kuri icyo twari turimo tuvuga, yavuzweho imyitwarire myinshi. Moses yavuzweho imyitwarire myinshi abantu batashimye bitewe nyine n'impamvu zigiye zitandukanye. Iyi myitwarire aho ntago byaba ari icyuho cyabaye muhahise. Ubu ngubu rero afite amafaranga, ubu ngubu yigenga, ajya ashaka, akora icyo ashaka, akaba ari bwo ari kugenda akaba ari bwo biri kugenda bigaruka. Niko akenshi bikunze kugenda. Wenda Moses situzi detaye ze neza 100%, ariko turabihuza nyine n'ubwo bumenyi uko buri, nk'uko wari ubikomojeho, uko umwana yagiye arerwa. Buriya akenshi bibaho cyane nk'iyo umwana akuze umubuza ngo ntukagendane n'abakobwa, ntukavugane n'abakobwa, biriya n'icyaha kirazira. Umwana rwa rupapuro ruragenda rukuzura muri ya etape. Wenda nitubiha logique ivuga ngo buri etape nimba igiye ifite urupapuro rwayo, sibyo? Ya etape bibaho yuko umwana mu mitekerereze ye agira, twabyita nk'ihungabana cyangwa se mu buryo butari bwo, ibintu abifata mu buryo butari bwo, akaba yarabwiwe ngo ntukagendane n'abakobwa, ntukicarane nabo, biriya n'icyaha kirazira, nta mukristo uteye atyo. Urupapuro rukuzura, umubyeyi ataramubwira ngo nyamara impamvu turi kubikubuza ni ibi ngibi, aribyo ababyeyi badakora. Hari igihe kizagera, icyo gihe nukigera ukenera abakobwa, icyo gihe nikigera nibwo tuzaganira ibijyanye n'ibyo kwisanga mu bakobwa nimba uri umuhungu, n'ibyo kwisanga mu bahungu nimba uri umukobwa, aribyo ababyeyi batagira. Rero tuvuge nimba rwa rupapuro rwaruzuye wanditseho iby'umwana uri kumubwira, rukuzura ataramenya ibyo ngibyo, bitewe n'uko umubiri we umeze, ashobora kuhita aba sitake, agahagarara aho ngaho. Izindi etape akazicamo, bya bindi niyo byaza ntaba akibyitayeho, akamenya ko igitsina gore nta mpamvu yacyo, akaba ariho umuntu yisanga yabaye iki, yisanga
umuntu ashimishijwe nawe kubana nawe, yakuze ibyishimo bye ari ukutajya mu bakobwa, akura ibyishimo bye ari ukuba mu bantu bahuje igitsina. Na Moses birashoboka ko ari uko byaba byaramugendekeye, akisanga muri ubwo buryo harabayeho ya ereri yo gukura azi yuko ubuzima bwiza, umunezero agira muri ya principe ya Sigmund Freud, bivuga ngo iriya psychosexual nyine niho umunezero uva, kandi umunezero, ikintu wahuje n'umunezero wawe niho umutima wawe uba uri, niho uba ushingiye. Irya jambo ry'Imana avuga ngo aho ubutunzi bwawe buri niho umutima nawe uri. Buriya nawe niko bishobora kuba byaragenze, ari nacyo kintu ababyeyi bakunze kumenya. Same case nko ku bana b'abakobwa babwirwa ngo ntukajye mu bahungu. Hari umunyamakuru umwe nkunda gukurikirana yitwa Dashima, hari igihe ajya nko komoza nko ku bakobwa, nyine ku bakobwa cyangwa se abahungu, bavuga ati ko mwatinze gushaka, ngo yakuze bamubwira ngo ntukajye mu bakobwa, ntukajye mu bahungu, ngo yagera mu myaka 25 ariko ko nta mukwe cyangwa umukazana uri kutuzanira. Uri kumva icyo kintu? Ni ukuvuga ngo ubwo ni bwa bumenyi ababyeyi bakeneye kumenya. Yego, bakeneye ubumenyi. Turi kugana ku musozo. Muri case ya Moses harimo ibintu byinshi, harimo imyitwarire myinshi, yavamo n'ibiganiro byinshi koko. Umubyeyi we yagiye agaragaza ngo ati wenda yagiye hanze tutakimurera, ajya mu kigare, ibiyobyabwenge. Ikigare n'ibiyobyabwenge hari ukuntu bijya bijyana. Nari ndimo nibaza nti ni gute warera umwana kugira ngo azabashe guhangana n'aho ikigare kimujyana. Kubera ko ikigare nibyo koko wavuze uti toza umwana inzira akwiriye kujyamo, azarinda asaza atarayivamo. Hari igihe rero umubwira ya nzira igororotse, ariko ntumubwire ibibi azahuriramo nayo. Ukagira ngo izaba ishashe neza, irimo tapi, irimo buri kimwe, irimo amafaranga, irimo icyubahiro, irimo urukundo. Iyo nzira umutoza irimo urwango, irimo kugambanirwa, irimo guhemukirwa, irimo ntabwo ibyo ngibyo muri iyo nzira. N'umwe ati mwana wanjye haranira icyiza, ntukore iki, kora iki, ntukore iki, ariko iyo nzira ntumurabure za mvugo z'iki gihe, ngo umubwire ibizazana ashobora guhuriramo irimo n'icyo kigare. Ese ubwo burere butuma umwana ashobora kuzahangana n'ikigare bwaba bumeze gute? Reka icyo ngicyo aba aricyo dusoreza. Ubwo burere ukuntu bukwiye kuba bumera, bukwiye kuba bumera nk'umutoza. Umutoza ntago apfa gutoza gusa, hari ubumenyi aba afite, hari experience aba afite. Buriya ngo n'umukinnyi wakinnye ntiyapfa kuba umutoza gutyo gusa. Ntago yapfa kuba umutoza gutyo gusa. Hari utundi tuntu tuza ku ruhande, kumenya ngo nijyari ndi busimbuze, nijyari ndi bukinisha ikipe ya mbere, iya mbere cyangwa se nkakinisha iya kabiri bitewe n'ikipe tugiye gukinana nayo. Bivuze ngo hakenewe ubwo buryo uri kuvuga. Ku bwanjye nkurikije situation iri mu gihugu, muri sosiyete nyarwanda, sibyo, hakwiye kubaho kubanza gushaka ubumenyi. Ni ukuvuga ngo ababyeyi bakwiye kubaho nk'abatoza. Kandi nk'uko nari ndimo mbivuga, umutoza ntago apfa gutoza gusa, aba afite uburyo buturuka ku bumenyi, kandi uburyo bwa nyabwo. Hari ibintu tutagarutseho byitwa uburyo bwo kurera, style, zifite imbogamizi nyinshi. Ngira ngo ujya bumva mu kibuga bavuga ngo yakinnye ngo 3-4-2, ibintu nk'ibyo. Impamvu ngo yatsinzwe, ngo yakinishije 3, ngo yatakisha abalaba. Exactly. Uba ufite uburyo kandi bwa nyabwo. Ndumva nacyo, urumva ko nabyo ari ngombwa. Biba ari ngombwa. Ni ukuvuga ngo ikintu gihari ni uko nk'uko twari tubonye no gushaka ubumenyi. Ubwo bumenyi dukwiye kumenya, dukwiye kwikuramo ikintu cyo kumva yuko hari imvugo ivuga ngo
iyo mvugo nyine naje nsanga abantu bakwiye kujya bayimenya. Bakunze kuvuga ngo imyaka irashukana, imyaka irashukana, bakunze kuyikoresha ku bato, ariko ngiye muri iyi minsi naricaye ndareba ndatekereza ahubwo ikwiye no gukoreshwa ku bantu bakuru. Uti gute? Umuntu mukuru, impamvu bavuga ngo iyo ni imyaka iri kugushuka, sibyo? Cyangwa se ngo ubuto burashukana, hari n'igihe ubukuru bugushuka nyine, kubera imyaka ugezemo ukibwira ko ufite ubumenyi buhagije, kandi mu by'ukuri ubumenyi ufite harimo amakosa runaka. Buri mwaka umuntu agezemo rega buriya aba ari umushyitsi, umushyitsi mu gihe runaka umuntu rero ya myaka ikagushuka, ukibwira ko ukwiye gutanga bwa bumenyi ufite, kandi muri bwa bumenyi ufite harimo amakosa runaka, cyane cyane ashingiye ku bikomere. Ukumva rero uko warezwa hahise ni nako uburere bw'iki gihe bukwiye kuba bumera. Iyo ni ya myaka iri kugushuka, uri gushingira ku hahise, kandi muri iki gihe siko bimeze. Rero ababyeyi bakwiye kumenya ko igihe cyaratambutse, hakwiye kubaho igihe cy'ubu ngubu. Rero umwana uri umubyeyi wabayeho muri za 59, za 90, 94, sibyo? Ibyo ni ibihe abanyarwanda bari kugira experience y'inzangano, y'intambara, y'ibikomere. Ibyo byose bikora ku buzima bwo mu mutwe. Bishatse kuvuga iki rero? Ababyeyi twebwe abari gukura, wenda hari uko twarezwe, ariko reka dufate iyi generation, iyi vision nshyashya ya 2050, sibyo? Reka dufate ko yaturutse kuri 2020. Hera muri icyo gihe, igihe cy'iterambere, igihe cyo kubana nta nzangano zihari, nta moko ahari. Fata iyo shusho igihugu kirimo, sibyo, y'uburyo bwiza igihugu kiri kugenda cyubakwa, uyishingireho. Bishatse kuvuga iki? Ababyeyi bakwiye gushaka kumenya ko kugeza ku rwego rwa centre de santé hariyo abaganga bakora bino bijyanye n'ubuzima bw'imitekerereze n'imyitwarire. Ushobora kujyayo nk'inshuro nk'ebyiri akakunyurira muri make ukwiye kurera umwana, ari naho azakubwirira bwa buryo bugiye butandukanye n'imbogamizi umuntu agenda ahura nazo. Ubwo bumenyi nibwo bukwiye kwifashishwa umubyeyi arera umwana. Cya kintu rero wambajije ngo ese ni gute, niyihe nzira bizacamo ngo umwana abe wa wundi uzarerwa akarinda asaza atarava muri ya nzira? Ku bwanyu ikintu gihari no mu zindi style zose z'imirerere, mu bundi buryo bwose bw'imirerere bunashingiraho, habeho mutual understanding, kuganira. Twabonye ko se wa Moses ntacyo atamuhaye nk'umupasiteri, wigeze no kuvuga ngo kubera icyo abana babihaye Imana aribo bananirana. Akenshi hakunze kubaho uburyo bwo gukoresha ngo akenshi usanga bakoresha uburyo bwo gukomandinga, kubwira umwana icyo ari bukore, ariko ariho hahandi azarengaho akajya gushaka wa mujyanama ngo umwana wanjye namuhaye byose, ariko sinzi ikibura. Cya kindi kiba kibura rero kibonekera muri ya mutual understanding. Ukabwira umwana ntiwambara urwo rukweto, akakubwira ngo mama papa sinshaka kwambara runo rukweto. Ni ukubera iki udashaka kwambara runo rukweto mwana wanjye? Papa mama, impamvu nashaka kwambara runo rukweto ntago rugezweho. Umubyeyi ati ese mwana wanjye ko nta bushobozi mfite bwo kugurira izigezweho, wakihanganye ko igihe kizagera nitubona ubushobozi ukagura izi ngizi. Mama papa ndabyumva yego, ariko mugerageze nanjye ngaragare nk'abandi bana. Urumva habayeho kumvikana, umwana akamenya ngo niba mugurira urukweto ruhenze amakaye ntabwo ari buboneke. Akamenya ngo urwo rukweto impamvu narwambaye nuko ababyeyi banye n'amafaranga bafite, ntabwo ari uko ari uburara.
n'uburara. aha icyo kintu rero n'ababyeyi bakwiye kukimenya ariko se wamu buri gihe cyose n'igihe cyacyo ni ibyo ngibyo byinshi ni byinshi ariko uko biri kose kuri kesi ya Moses niyo twagendeyeho ariko ni kuri buri muntu twese turi abanyarwanda hari abari kurera hari abazarera hari n'abarezwe buri uko umuntu arezwe bigenga uko azabaho mu gihe kizaza twari turimo tureba igice abantu batajya barebaho cy'ingenzi muri ya nzira ugomba gutoza umwana iki gice dutinzeho cyane ntago ababyeyi bajya bakirebaho ni nacyo muzi nizo mpamvu muzi z'imyitwarire mibi ishobora kugaragara ku muntu amaze gukura kubera ko ibingibi by'ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge nibyo birayobya ubwenge ariko mu mutwe harimo iki yibitsemo iki kuki anywa ibyo biyobyabwenge bikahita bizamura ya myitwarire ifite uburyo nayo yubakitse kuko ntago ikiyobyabwenge buriya kiragenda gideforma ubwonko n'imikorere yabwo ariko hari amakuru aba asanzwe abitse muri ubwo bwonko ari nayo mpamvu nyine umuntu ashobora kwisanga ziriya ni impamvu z'ako kanya ariko impamvu muzi ishingiye hahandi hasi umwana yakuze ate nibyo wamutoje icyiza ni kwitwara neza kuba umwana w'umurokore kuba umwana umeze gutya na gutya ariko hari akandi gace utarebyemo nguni kugira ngo urebe se ibi bintu yari abikeneye cyangwa se ntiyari abikeneye se namara kugera ubushobozi bwo kubyiha ntaho azagenda akabifatamo kandi kera twarabimubujije ni muri iyo sansi twari turimo ni kesi ishobora kuba ku bantu benshi bitandukanye buriya mu bijyanye n'ubugenzacyaha hazamo n'indi siyanse yitwa criminology bakibaza bati bundi uyu muntu kuki iki cyaha yagikoze urumva rero ni ibintu tuba tugomba kumenya nk'abanyarwanda bashaka iterambere bashaka kugira abajeni bari smart bari kwiteza imbere ariko batanagwa no mu byaha gutyo bitewe n'ukuntu baba barahuye n'ibizazane mu rugendo rwabo rwo gukura ndumva rero Emmanuel wadufashije cyane kumva ino scenario ni kesi ariko tugana ku musozo ikintu usorezaho hanyuma natwe dusoza ikiganiro twari turimo dukora yego murakoze cyane icyo ngiye gusorezaho ni cya kinini nigeze kukubwira turi buze kugarukaho cyo twatangiye dufatiraho urugero Moses twavuze ko twabonye ko bya bindi ubuza umwana atamenya impamvu uri kubimubuza abibika kugeza igihe azabigaragariza abonye uburyo ari nabyo byabaye kuri Moses turabiha urugero nko kugira ngo ababyeyi banamenye n'impamvu y'ibyo bintu ari nabyo dukeka ko sibyo ari nabyo dukeka ko byabayeho wigeze kukomoza ku izina ashobora kuba yarahaye ya myambaro pleasure and guilty ngewe ku bwanjye nk'uko ndi kubikurura nkabihuza na situwasiyo arimo uriya kiriya gihe niho yagaragarije bya bindi yanditse ejo bundi kubera ko ndishimye ariko nanone mfite igishika ku mutima mfite ishavu ku mutima y'uko ngiye kwambika aba bantu kandi ntarabakunze ari byo agaragaza yuko yatangaje buriya umunsi yise ririya zina ririya zina ni naryo rihatse bino bintu bivuze ngo nk'uko twabibonye ababyeyi ntibagatungurwe babonye umwana yitwaye uku nguku ni ukuvuga ngo biba biturutse hahandi igiti nimba cyaragoramiriye iburyo kizakomereza iburyo ntago kizazamuka gihagaze ababyeyi rero icyo bakwiye kuba bamenya ni uko ukureza umwana niko akura kandi nta ikintu muri imvugo muri iyi minsi isigaye iriho yo kuvuga ngo abana b'ubu barananiranye ngewe icyo ngiye gusorezaho ni uko ahubwo ababyeyi kubera ko umwana se akurira n'umwana ukuriye ku muhanda hari umuryango yavukiyemo hari sosiyete yavukiyemo ngiye kubwanyu iyo mvugo ukuntu ngiye gusa nk'usoza nyivugaho sibabyumve wenda nabi cyangwa se ndashaka n'ukundi kuntu ndi bubivuge ariko nta mwana abana b'iki gihe si uko bananiranye
ahubwo hashobora kuba harananiranye aho bakuriye, uburyo barezwemo, kuko umwana ni ishusho y'ahahise, igihugu ni ishusho y'ahahise h'igihugu, n'umwana rero nawe ni ishusho y'uko yarezwe. no kumenya ubwo turi gusoza, no kumenya ngo nubwo wamuhaye ibyo byiza wumva uwo murongo mwiza yagenderamo, ariko ntabwo yirirwa mu nzu, arajya ku ishuri ahure n'abandi bana, arareba uko isi imeze, ari gukura bireba. N'ubundi biraturuka hahandi yitwaza ko ngo yamureze neza, ngo yamubwiye ngo ntugakore iki, agatungurwa n'uko ahubwo nyuma yabikoze. Ni ukumenya ngo igihe cyose umwana agezemo yitwara mu bijyanye n'icyo kigero arimo, ntabwo yitwara nk'uko wamureze. Muri make ni ukuvuga ngo buri muryango ukwiye kuba uri maso, kubera ko ninkurera neza wa muryango wundi utarareze neza umwana wabo agahura nanjye warezwe neza, hazavaho imvange. Iyo mvange izabyara iki? Ibintu bidahamye. Kubera iki? Ikibazo n'ubundi kiragaruka kuri ya miryango, si uko ikibazo ari abana, ahubwo ikibazo naho bari guturuka. Ni ibyo ngibyo. Yego, urakoze cyane Emmanuel, ngira ngo ni ikiganiro kigari cyane, abantu baragenda barushaho gukomeza kumva ibyo ari byo, ariko mu by'ukuri tugana ku musozo nuko burya nibyo kurera hazamo ubukure buri bukuru, ariko nanone hazamo na bwa bumenyi, hakazamo yewe n'ubwo bunararibonye, kuko uko ugenda ubinyuramo ugenda ubona ibyo ari byo. kugira ngo umuntu ubyaye bwa mbere iyo ashyizeho uwa kabiri uwa gatatu agenda akura amenya uburyo ki abitwaramo, ariko by'umwihariko nk'uko twagiye tubibona iyo ushingiye ku bumenyi buhari birafasha cyane. ari nabyo nasoza anshishikariza abari badukurikiye cyane, mugerageze gushaka ubumenyi bujyanye n'imirerere, bizunganira iyo myaka fatika mufite kuba ababyeyi, binunganire n'iyo experience, ubundi twubaka u Rwanda rumeze neza, rurimo abantu bazi ubwenge, bari smart, bazi kwihesha agaciro no guhesha igihugu cyabo agaciro. Emmanuel, wakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro. Mwakoze cyane namwe kumba umwanya hano. Abadukurikiye nabo turabashimiye cyane, mutarakora subscribe byaba byiza muyikoze. Hano niho tuzajya twumva ibiganiro byose bijyanye n'ubu bumenyi n'ubundi bukenewe kugira ngo twubake ubuzima bumeze neza. Hanyuma n'abasanzwe barakoze subscribe, ni byiza mujye mudukurikira. Ibiganiro byacu tuzajya tubitambutsaho mu buryo bufatika, ku buryo rwose amakuru yose uzajya ushaka bitazajya bikugora kuyabona. So nk'ibisanzwe ngende muhire psychologist.